waporopoza nk'umuntu ntabwo nk'amafaranga wamuporopoza nawe wari uri kumporopoza nkaguporopoza umaze kumporopoza naguporopoza ngo uzuba ibintu tugora ahanga nubwo ntarayabona ariko ntacyo okay nasa tugiye gutera ivu ibyo se urabyumva gusaba Uwera ko yambera umugore aho ngaho kabisa ahita byumva kare turaza kuza kwipanga fresh naje kunda turi ya gahunda nayo ubundi utagenda n'undi wese nta kibi twavugaga sakamwenyu ko baranyagasa cye kuza abagore sinzi ubutunzi Imana yaduhaye da akomeze neza ewe da se nakantu ukumbuye ko kuba ngo bagutumireze ukakantu rwose twabwira umuntu arakuzana tukaba tuganira tukino kwakana ntamareka mbabwire abagore dufite ibanga tugendana uwo wamenye ko ejo nameze nk'uko bamenye inuza amazi ashyushye bagiye gupfura kuruka ari kwisetsa ako si nyine subiza ubundi ko ari we muntu no kurusha ba mere bose kurusha ba sister bandi ese ko ari we muntu nyine niyumvamo kurusha abandi ariko ye sewe niga yanjye arakoze urabizi nawe no kuri kwijijisha yewe ndashaka kugira ngo twese yasanga ndashaka kumbwiza ukuri kandi utambwiza ukuri nta wundi muntu uzabona uganiza ibintu suvuze ko ndi niga yawe nta n'undi nabiganiriza urabizi suvuze ko ndi niga yawe se cyane kandi siko bimeze mbwiza ukuri kose kandi ntugire ikintu na kimwe umpisha cyangwa unkinga wese Uwera uramukunda by'ukuri mbere ndakeka utanzi nko kuva kera uranzi njye nyiri mutoya ndakeka utanzi mu ngeso mu tuntu tw'uduce tubi mu by'ibigare n'ingeso mbi ndakeka ibyo nyine utabinziho ndakubaza bwa kabiri ikibazo nkubajije kiroroshye kugisubiza si ngombwa ngo uncishije abana na hehe Uwera uramukunda by'ukuri nsubiza yego Uwera niwe mugore w'inzozi zanjye Uwera ndamukunda cyane cyane kurusha no kubitekereza ushobora kuba ukeka ko wenda nko kumuryango ryari ibindi mukeneye ariko se ubu urabona ari iki kintu njye naba nkeneye kuri Uwera kindi aho rero nyine numutangira ikibazo nyine nawe reba pe ku buryo nyine n'iki kintu ubona rega sisi wenda njye nshobora kuba narahubutse cyagenza kandi ajya kubimbwira ako nyine nuhite nawe ubyuririraho ngo nawe sindakora ngo ninkunda nzabimenya nuhite ubyuriraho yego ariko nyine urukundo ntabwo rureba ngo uyu ni iki ngo uyu ni iki reba ndashaka kubaza abantu hose wabaye Amerika utuyemo sibyo abo twiganye amafamiye inshuti zacu tuziranye abo twaturanye rewe naho uzi Kigali ubu ngubu wabuze undi mukobwa ukunda koko umbwije ukuri kw'Imana ukunda Uwera cyangwa urashaka kumukiniraho umufatira n'ibibazo yibereyemo usanga umutesheje umurongo undi mwana mbere nawe ufite impamvu wagiye hano hanze si ukuvuga ko wari warabuze undi ugutereta wansubije utambajije kesi yanjye niwe ikesi yanjye urukwayo iyo yararangiye tuvuga iyawe kiri kwanga ko ndi kuvuga ko ngenda jya nkugusubiza ndikubwira nawe ufite impamvu wagiye hano hanze wanjye hari amabogari menshi kabisa afite n'amafaranga atari nkuriye hari abagenzi kabisa afite akazi keza afite amafaranga bafite amamodoka bafite buri kimwe cyose kabisa
kuki wagiye guhitamo uriya ukora mu kinamba jya munsi y'imodoka agakuba amapine. Okay, mpite njya ku kibazo cyawe. Bose baba bahari, abakobwa baba bahari hirya no hino, baba bahari ku bwinshi pe, benshi cyane, ariko siko bose umuntu ahitamo umubera umugore. Ibintu bitatu wumva by'inkingi ya mwamba byatumye uvuga tubera niwe mugore wanjye, kandi numva bidasobanutse ndakwibazaho. Kandi uwo muntu ajya gumbaza ngo uko ndi kuguhata ibibazo ndi murangiye. None ko wabimbajije hamwe rero, ubu tugeze kuri wowe, it's your turn. Bitatu byihuse. Icya mbere, Uwera ni mwiza. Okay. Utamubona mu bikanzu kuriya? Wowe mubonye nanone so wamugandi sindamubona yambaye ubusa dagiye tubane. Si ubusa nari mvuze. Icya kabiri ntabyo birarangiye. Icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ni byinshi cyane, ariko icyo ugomba kubisha mu mutwe wawe ni uko Uwera ari we mugore w'inzozi zanjye. Sisi, ushobora kuba wenda ushobora kugira ngo ni blague, ariko ibi natekerejeho cyane. Uwera ni we mugore w'inzozi zanjye, ugomba kuzaba mama w'abana banjye. Bebe, niba ukomeje cyane nk'uko ndi kubibona, njye ngwaye umugisha wanjye, urukundo rwanyu wumva korana kako kunywa bakuzanire nka 5 n'utwo dushaka kose. Urukundo rwanyu ndarushyigikiye kubera ko nzi imvune z'urukundo, ko urukundo rujyana ndabizi. Icyo uzakenera kuzambwira nanjye si banza umbabarire rwose, byaba binteye isoni nyine kugusaba imbabazi, ariko nyine ntabwo mfatiraho bambone uzanshaka undi munsi usaba imbabazi. Mugire mumbwire igihe cy'ibirori rero, dore ngo ndigendeye. Umushinwa pire ubyumve, reba hano sha, reba hano kwijisha, ariko reba hano Mushinwa. Yes, parasha. Reba kano kanyogosho. Cyane abana shangazi wawe mujya gusa. Shangazi wande? Wow. Uyu ni sherisha. Shangazi. Uyu ni sheri. Reba inzobe wowe. Uri muri za nyabuka zawe wampaga. Katurebe. Reba umwana wowe. Ego mwana. Ibyo kina nabyo. Wowe umereye fone wambwira iki? Mva naho. Girayo. Iki? Fone bireke. Tubone. Nimba nkweretse sheri. Gira congratulations. Biri. Kumvikane gasopo n'undi munsi. Ku gikoresho cyanjyeho, kuri telefone yanjye twakicana. Wese ko yawe urumeneye yanjye. Simona se ufite tantine azakugurira. Uzagira ikibazo cya telefone ufite tantine? Umushinwa? Ono kuri kurebana umushiha, uri kurebana umushiha, uri kureba neza. Aracyari agakobwa, aracyari muto. Mu kubera ko yikubise ivuta akikonyora. Uyu ni ubavuye muri Kongo. Sida iramurenze. Ate ngo mbonye umushinwa, ariko we ngo murabeho ndagiye, iyo niyo nzagucurangira. Ku kiriyo cyawe niyo nzagucurangira. Ubu ariko mana we, ariko we ese biri wakwa amaboko mu mufuko gakora. Ariko nkora iki koko? Ubu wifatiye umukecuru wivure muri Kongo wikubise ivuta agasa nk'ikijuju. Ubuse wewe tugato nkubaza. Wifitiye igisida kimurenze, ubwo ngo ubonye sheri. Azaguhindurira udutebe bwa kabiri. Cyane wagwaye udufaranga nguhindura. Ubwo zangura n'inzi Kigali. Njye nkurebera muri metero 6. Yanjye iyo nzu ugenda uyibanemo nawe nubona njyewe miri. Cyakora nutangira gutonyekera mu nzu uri kwininyaho, uzambwira ngo nze murwazi cyangwa uhihere.
shayiza ikiri iwacu kirahenda bimeze bite se kandi agusubira ko mbwira iby'iwacu nk'iyo ugeze inanga habe no kunsohokana buri wumva umeze neza tuganire sheri nise ko nkende cyahara reka nzagusohokana uwari si uzi ko kuva wagenda nta nshuti ngira nta best friend ngo best friend ntawe ngira ubuzima bwanjye bwose ni Jack ni mama we ni ibibazo biba biri mu rugo iwanjye bitajya birangira mana nabuze n'umwanya kwitekerezaho basi ngo mbone umuntu ntwara nk'ahantu mpumeke bakayaga ibaze kudarane no kwisohokana ntabuze amafaranga reka nkubwira ari kuri inshuti yanjye magara ntusige gutekereza ikibazo reka Kigali ntabwo nkiyibuka ndameze nese ndagutegetse kujya i Kigali ngera no nashaka n'umwanya kuko kunshaka no guhunga ibibazo byose mfite muri ino minsi tukajya nko ku Kibuye nta rusaku numva utuntu tw'utunyoni gusa Kibuye cy'amahembe ya kera aheruka kera saferonta nyine nawe ugatembereramo ubwo uzahanyibutsa ariko ntabwo mwibuka umva tuzashaka umuntu yewe tutware umva ahubwo shaba mfite ikibazo nshuti yanjye mfite ikibazo kinkomereye nizaniye ikishi iwanjye nizaniye umugore nzi ngo ndi uzi bya bintu ugaburira umwana uzi ngo ni mwana kandi ari inzoka cyangwa ugafata nk'ikinyugunyugu ukagifungirana kikaba ikinyabwoya arya nicyo kinyabwoya cyangwa ikinyabwoya kiba ikinyugunyugu ikinyabwoya kiba ikinyugunyugu ndakubwira rero hari ikinyugunyugu kiba ikinyabwoya aha mfite ikinyugunyugu rero nazanye mbona ikinyugunyugu ariko cyambanye ikinyabwoya cy'ubwoya bukabije ikimata guteze sheri zampuwe zanjye uzi kugira umuntu yangiza akaza akakononera cyagenze guteze nza n'umugore mu rugo antera impuhwe afite n'umwana we mbarerane narangiza ashaje icyo anyituye ngo agiye gukora ubukwe na musaza wanjye wese cyakoze mbabona cyakoze usibye kubasengera nta kindi nokora none se uwo mugore wari wamuzanye nk'umukozi wo mu rugo rwagati ni umukozi wo mu rugo nari naravuze ati azabe n'umwana nta mpamvu mvuga ati mwifashirize wenda nimbona n'amafaranga mbonye ari umuntu muzima muhe n'agashoro agenda akore afunde ubuzima bwe wenda ntazabona undi mugabo umukunda kuko ikigabo cye cya mbere ni ikibwa ngo baraburanye cyangwa musize atwite urimo kubyumva none uwo mushenzi utazi no gukaraba utazi no kwitawaza utagira n'umwenda uhora mu mwenda umwe nanashatse no kumugura imyenda aragenda amafaranga namuhaye sinzi iyo yashyize aguramo ibikanzu nka 2 niba yarashyizeho ntabwo mbizi ngo nugiye gushaka narewisisha diaspora nzima ntabwo nzi uburozi sinzi ibyo yamubwiye sinzi ibintu yamwatuyeho sinzi umupfumu yagiyeho ariko uwo mupfumu arakora abangaba baba bafite sida mbere y'intambara akibye ntibabipima baba bayipimisha ijisho bayipima he hajya no kwa muganga umuntu yanyweye ikinini neza sida ntigaragara ibyo bintu urabizi cyanabyuze ariko ntabwo yanakwanduza genda ukamanike nzambara ejo nzabona ugenda utandaraje nk'uwo basiramuye nzambara enye icyarimwe shabye uvuga urabizi icyo bita amafaranga cyakora amacinya ziraguye afite amafaranga nanjye nakubwiye nigumana n'ifaranga ubu se uyu nguyu n'uwanyoherejeho mwiza n'uwuhera aha gumana mwiza n'uwuhe gumana amafaranga umwiza n'uwuhe aracyari muto reba umwana w'umuriye mayoneze sha reba uve kuri nyirabukara wowe genda biri noneho gutakarije icyizere noneho ntukiri nyarubwana no kumuka sinzi ko ashobora no kumuka nzamukira mu modoka niba usigaye uzunguza umurizo wawe ukawuzunguza mu bakecuru babura izuba ringahe umva ikintu ugomba kumenya ni kimwe nzamukira mu modoka mukere mu nzu uraho gusa uninyeho hanyuma se niwinyaho imodoka izaguheha iyo nzu izaguhehera yo ariko twarabye muri kote nziza ko nayo mbabarira sindi kumwe nawe ntuzanire urusaku reka nkubwire si ujya kukamanika wicaye umuhenesha umukoresha ibiki nujya kukamanura uzahaguruka maze uravuga twagira ngo uracometse aha
gusakuza ubwo gusa. baba Nibi. Ifoto imwe niyo igusajije gutyo. tubwo mwahuriye hera mwahuriye Social media zirahangaho kugira ngo asante sana zizaduhindurira isi. merci Umva ninjye muntu ufashwe neza muri ino minsi. uzamubaza abana afite Ariko mubaze ibyiki. ushobora no gusanga mu bana yabyaye wowe burimo Nshaka iki. ugiye gupfubura nyoko mbere mbeswa dore ko umeze nka Jacques nawe nzabona yatatse nyina Nuko uzi kuvuga. Ariko rero sha ihonye harimo ikibazo. Ngaho tekereza uragiye ubukanye umunamba Jack. are we Oya reka kuvuga ngo are we. Ngaho mbwira sibyo Jack ntiyari umunamba. Isabelle mwibutse waribagiwe se nshuti yanjye Nyine kirage oya nyine ndi kukubwira mwibutse uwo munamba uvuga wamukunze mbere yanjye naramukunze. uramusara urwara indege Nyine umva mwishakara nkubwire. kuza kumusebya Oya nawe ugiye kumusebya sheri. Nubwo nawe yananiwe. Naramukunze sibyo ariko ndi kwibaza umunamba aje mu buzima bwawe uzanye umuyayi wawe umusaza wawe aramwirukankanye gusa ubumva atarimo ikibazo kinakomeye. Ikibazo kuki uhita ufata ibintu byanjye na Jack ugashaka kubuza n'ibyo yose n'ahantu bihuriye ariko ubwo uribaza ko Lewis ari diaspora nta n'amezi angahe amaze mu Rwanda. None se mbere yo kuvuga ngo Lewis yari diaspora wowe wari iki mbere yo gukunda Jack? Mbere yo kujya gutekereza ibyo bintu bya Jack ariko ukunda Jack ukomeza Oya kumugara niyo umushaka ubwe urana no banza namugo sinakubwiye gahunda mfite. kubera cyo tari guhereza umwanya Mu mwenda nshobora kwambara Jack ntago ari mashiri. ese kuki kumupinga cyane ubona Jack tarabaye umusore mwiza Oya. ntafite akazi keza Oya shari. nubwo yambereye ikibwa nyine akomeza agenda anzageza ariko Jack yabaye umutipe mwiza Very soon ndakwereka umuntu. ariko wanyereka uwo musore ma yewe sinzi uzarota mubonye nuko icyo ndi kubwira wafokasinze ibaze icyo kintu zambe basungire n'inama ntago wumva yuko uriya mukobwa yamuroze mu mezi abiri wabukunze umuntu umukobwa umukozi wo mu rugo ufite umwana Yesu Kristo ufite n'indi miziro ntari buvugira ahangaha none ahangaha urumva ugahita umukunda ku buryo uvuga ngo uramujyana no mu makwe ngo mwambutse ngo mushakire amavizo byane muri Amerika ibyo ntiwigeze ubyumva kuvuvutse bwiza ukuri Ariko wanyimugira urukundo sheri. urwo ni urukundo cyane amadayimoni. Aya narukundo pe. Ngaho nawe nyine nuko wenda ndi kubikubwira wowe ugahita wumva ko ari ikindi. Ishyire mu mwanya wawe ukuntu wari yewe Jack wakunze. twarateretanye sheri Jack aranduraga Jack Jack akanyugeza imodoka Jack ambwira neza Jack akandwa ajyana kwa muganga ndwaye Jack tumaranye igihe biraza mbyiyumvamo nta hantu bihure n'ibi ngibi zizica karafu zimaranye amezi abiri natuzuye ngo bajye gutakora ubukwe ibaza icyo gihe cyose n'ubu ntiturakora ubukwe nyine kibaza ako kantu igihe cyose twateye ntabwo nese nagira ubukwe sinkwamagara ariko bo amezi abiri ngo ubukwe ahantu harimo ikintu bita dawa bitekereze barabazi tu. Anyway nabuze icyo mbirenzaho mbura icyo mbikoraho ubu tuvugana ivi hasi bagiye kuritera. Oya wimbwira nkora iki ngiki aho gushe banjye kandi nje kugutumira ubundi n'abantu benshi tuziranye usaze birebera ibyo biraro kagira Imana we bikaribi waje ibyo biraro n'ibiranguranwa bibera uwagishana kuri nzaza n'ubundi se ko i Kigali bamugani ni mwebwe mpafite uzaza wimwere twabigenza duteze nta kundi ariko rero mbashije kumirwa uko mbaye uku situzongera kukubona. Amo wababaye Amo wababaye wabaye iki ngaho turirimbe wenda sinabona ifeza ngo nguhe akira umutima nsigaranye usiyona kubuze ngo nkuvugishe hatatakaye ndakunyica baby ngaseka wababaye wababaye amora ubwo dushwana nyine wibabara wabaye iki
Katwicarane. Igira hepfo. Yegerere hano. Mama wawe. Kwibunda turaza kugura bomba. Kuki nje kuki watinya kugura bomba y'umutuku nawe waguze y'umutuku. Karigana. Umwana wanjye yabaye kwifata mu mapfuye. Yashonje. Mwape. Nagenze bite amura? Ndagenze bite? Aje nambwiye ko wisata kidukunda. Yaba warubi arakarimbo karimbo. Yaba warubizi yaba wabimenyaga. Ibije. Yakira. Kwagiye kumugura kwagiye kugura ntugurira umwana. Kuba musosi nyine nakariye. Amora amaye ibyanjye. Amaye ibyanjye. Ngambwira amani. Niyo twavugaga kuki. Ngo iki nabanze. Nyine urumva. Iyo kudabivugisha ngo yakwanze. Aha. Yabo bizi. Chance gembe bana kunanye twarona niyakiriye. Igasa buriya koko. Nokuri. Kakubwire mama noneho do. Cy'ubusara ngurenge do. Yego ngo ni ntamwicira. Ni ntamwicira ngiye ngo mbarumbwiza ukuri. Mbwira ikintu kiri gutuma Jack atemera ubukwe. Bwundi mwana guwera ave hariya usigare mu rugo. Kimbwire. Wowe ukizi kimbwire wenda. Ako mbere uzi ko igihe cyose uhora nziza ubusa. Ako so okay ngombwira wonja kubaza none basi ndanyuri mu. Uriya hari igihe umbaza nkabura n'ikintu ngusubiza. Okay Jack afite ndi mama we. Ni ngiyewe pe. Urakoze. Ariko rwose afite papa we sinjye kwibwira. Nawe afite umuvandimwe se. Nawe pe. Isubije ro mbibaze nde. Noneho ikibazo ni kimwe rero. Ikibazo nuko umbaza ibibazo ntafite ibisubizo. Nari bibone ngo ndabigusubiza ngo. None se umari iki mama? Mbarumbwira umari iki kacyo mura nkubaza. Uba mu rugo. Turabana hari niyo umuntu wakugombye ko ari kumfashura muhungu wawe. Niwe muntu muzi ibere yose bwa mbere n'iryawe. Ikintu cyari cyose uramuzi kuva hasi kugera hejuru. Utududu twe uratuzi akivuka gutya. None ninde muntu wundi wamfasha Jack muno buzima? Cyangwa se ngiye mwicire menya ngo ndamwishe birarangiye. Ntabwo twagarutse muri rugo mwumvikanye buri kimwe cyose. Ko twumvikanye kagiye gufuhira uwera akakakora ubukwe. Niko baro bembwiza ukuri. Ibyo ngibyo twarabyumvikanye. Kabere ntabwo Jack yakanga ko wera akora ubukwe. Ntabwo bishobora n'icyo ngukundira. Niyo mpamvu nkubwira ngo mba nabuze ibisubizo. Nose ubundi nose ashaka kumurongora ngo tumumushyige basigenzi. Niba ashaka kumurongora nabikubwire, nimba atagushaka mutandukane tumumushyingiye nimba ari washaka. Uko no bivuze. Itarumvamo ko ushaka ko hari ikintu warusanzwe ubiziho. Ni rya mukuru ahubwo sinibaza nimba amufuhira nabyo twabimenye. Reba rya mukuru koko nyamara ibyo nkubwira ni ukuri. Kuko ntabwo nibaza ukuntu ushobora kumbwira ngo ntagashaka ubukwe ngo sinzi. Gora. Ariko cyane mani nagukunda pe. Nukura jyaho njye ngukunda kwicara nabi. Nabwira ngo umuvumo w'iwanyu ariko naje gusanga nta muvumo nawe. Ngugira amahirwe. Nayi byanjye. Ahubwo nawe nyine kuno bimeze. Uri makuru yose ugiye uyamenya rega. Ntabwo wakongera kumbwira ngo icira ngo ngubwe ngurihebye gute. Ego byose utagomba kubimenya tukabyakira. Ntabwo ngombye kwiheba da. Ni. Abaye iki nyine? Ntacyo. Habaye iki se nyine? Ntacyo. Wajya umenya ko Imana igukunda nyine. Sigukunda? Ndagukunda. Lewisi ntaga nkunda. Lewisi byararangiye nawe tongera kubana. Ukajya ukababara, ukajya ukavuga ngo byabaye imanzaganya wapi pe twese cy'umutima hamwe rwose bivuga ati Imana warakoze. Ngiye nkambwire rero aho guca ibintu ku ruhande. Nako nje ibintu nciye ku ruhande. Wabyihorera. Ngiye ninjye ushaka kubona nkabona ko yahindutse ndabibona ko yahindutse. Woraza umbwira ibindi vuga icyo ushaka kuvuga nimba ntacyo ufite utuva imbere tukoze twiririmbe. Nyaririmbye se impari. Muririmbe impari. Amuri guhekenye iki? Kiri kwemekenyera bombo. Amenya wazashirira asama ngo turebe. Najaga zashiremo. Gakeri mu yabombo yagiye kurira. Gakeri ari kurira. Amaye bombo yayo. Simingimba mvuga.
wampaye ibyanjye kandi ubu ntabwo ndongera gutembereza ku muhanda n'izina ry'Imana ndongera Bomboye. wampaye Ngashuna bomboye nawe umuhashuni sibyo? amora amo wampaye ibyanjye wamereje muhereza hano ecot agenda nkabona uruwa nyoko uretse mbere nibyo byari bije kugira ngo munyage mureze ibyanjye vuba Jack aramaze mbimenye ashaka kwirongorera we. Mama ukuntu bivuze ikigaragara cyo harimo akabazo. ariko njyewe ndi kuvuga ibyo turi kuganira sibyo njya nkubwira sasa hari igihe unganiriza ibintu nagusubiza ukahita ubinyegekaho ubu binyegekaho ngo njyewe mbigenze gute Mama njyewe nk'umuntu mukuru isano ryawe na Jack ako beri ujye wibuka twicarana njye nawe turi babiri muri salo nkakubwira ati nyamara uyu mukobwa nta muntu ujya uzana undi mugore hari umugabo mu nzu ukagira ngo ndakubeshye njye n'ibyo ngibyo mba ndi kureba noneho dore ngo hajeho n'amata wawe rero mborongeye nkubwire sibyo ndashaka kugira ngo noneho unsobanurire kino kintu ni gute Lewis aje akamara amezi angahe n'atatu kugira ngo ntiyuzura neza akaba agiye gukora ubukwe bikaba bikunze ari akantu ka procedure kari aho ngaho koroheje mu gihe Jack tubanye imyaka n'imyaniko mubwiza ukuri igikona cyavutse umunsi n'abanye na Jack ubu ngubu cyarabyaye cyane na Cyecu gifite n'abuzukuru ubukwe bwaramunaniye yirirwa bavuga ku magambo ndambwiye ko ubukwe babuvuga none se ubukwe barabukora ntabwo babuvuga we ntiyari yambwiye ko umubyeyi wawe yemeye ko amusezerana ko yabyemeye biri hehe nyine asobanuye ukuntu umuntu azakora procedure y'amezi abiri igakunda undi amaze imyaka n'imyaniko mu gihugu undi no mu diaspora hari ibyangombwa badafite igihe bigakunda undi bikaba byaranze binsobanurire mama binsobanurire neza njye mbyumve se mana y'isi n'ijuru mbere iki kibazo ntabwo twazakiganiraho turi kumwe twese kuko njyewe ndambiye guhora wumva ko nshyigikiye umuhungu wanjye turi kumwe reka noneho nko kuba inzira ku murimo sibyo ubu tuvugana narakubwiye ngo ntimukana Berina nditonda ariko iyo bijaguye biba bijaguye nta sano na rimwe rizima mfitanye namwe Jack nta mwana mutwitiye nta mwana we mfite nta sezerano ry'iwe mfite yanze ko tunasezerana ubu ngubu rero nkubwire nimukomeza kungenza gute ngenda bafata nka rubanda kandi kizaba kizaba bangahe se ubu nanjye nshyize mu gaciro nk'aka umuryango wose ayinya Kigali bizashira ukaba mwiza garukira ndagukumbuye naragukumbuye ese tuzongera kukubona twizeye ko turi kunzenguruka bite ugize karampenge ngo urashaka gukora ubukwe ndashaka ngo urashaka kurongorwa none ikibazo kiri hehe uzi kuri seriye neseze ikibazo kiri hehe ikibazo ni uko uri gutekereza ko nshobora kukureka ukarongorwa nkaguhomba rimwe wahise ukantwarira n'abana ntabwo bikunda urumva simba ivumbi zicara ku meza ko ariko rwose urambuza nkande umugabo wawe isezerano umugabo uhe wawe ngiye umugabo wanjye ko yarapfuye ubwo nimba warapfuye ukazuka nabyo bimbwira yarapfuye yapfuye ryari hashize nk'imyaka 3 irenga mushyingura Ezekiel umumya ko nta ruhare ukimfiteho nta na kimwe uvuze ku buzima bwanjye ushaka kudashaka nta kikureba kirimo nawe nk'uko ubana na Belinda nanjye ndikamare nonshaka ndi kukubona nkishima ukuntu wafunetse ndakureka mu bandi yego ariko icya mbere amurura mu mba icya kabiri niba ushaka kubana nawe vuba na bwangu bwiyo ndiravamo ariko ugira ubwenge cyangwa umubyo wawe gusa ni ukugubana n'umubyo nta n'ibitekerezo ugira ndaguhamura waramureze se indi iravamo
indiravamo indiravamo Felisa semene bibo ukeka ko ntari serious umusazi umusazi ukeka ko ibyo ndi kukubwira ntabitekerejeho nese uri umusazi Ezeke wareka ibyo bintu ko bagufunga urashaka kubana na Lewis wareka batagufunga kandi hari ibintu ukora bitari byo wari wabonaho umukozi wo mu gikoni ari gutumba unuze ubutumbu bw'inkoko wese uragira ngo bigende bite njyewe naguhaye amahoro kuki njyewe utamereza amahoro yanjye njyewe mfite uko mbayeho wowe utarimo amahoro wampaye nakwinye yahese amahoro ushobora kugira ubana n'undi muntu utari njye are wewe kwabanye n'undi kandi reka nkubwira ibintu uri gukora bagufunga urumva ndi gukina nawe kandi reka nkubwire iyo mikino ya kiboyi ijyane hirya njye se ndumuboye none se wandeka none se niba nkubwira ngo njye nawe tugomba kubana mpaka dutandukanyijwe n'urupfu sibyo none se ngiye ko nakuretse njye wamaye amahoro ibyo nakoze byose ntabwo ndapfa ndacyariho ndahumeka kandi ntabwo nigeze mpagarika kubaka ibyanjye nawe Jack wareka ibi bintu wabireka katari byo wareka bino bintu wareka hanyuma urumva kuri butware ndajya kubana n'umuntu wareka iyo mikino wamba barukareka iyo mikino wareka ibi bintu uri gukora uzi ko atari byo wowe hanyuma se none se wandeka turagomba twembi Ezeke wambabarira basi sibyo urumva ushaka ubukwe oya nabivuyemo mariage pole mama ushaka gukora ubukwe se ntago wakora wandeka wese wabona ikanzu igukwiriye Ezeke wareka nega ariko ese wandeka oya ubukwe naburetse aho kubura abana banjye ubukwe nabureka ni ukuri kw'Imana ubukwe naburetse